amagambo yose ndi buvuge apfunyitswe muri iryo jambo rivuga ngo niba ushaka gukiragira gute kizwa. Iyo tuvuze ijambo gukira, abantu benshi bahita bihutira gutekereza ku butunzi. Hari n'abashaka gukira indwara, hari n'abashaka gukira indwara akaba ashaka gukira. Hari abashaka gukira ubukene, hari n'abashaka gukira intambara, kavuga ati mbayeho ntagira amahoro ariko ndifuza amahoro, intambara uzayidukize Mana. Hari ibintu byinshi abantu batandukanye bashaka kugira gute gukira, ariko ndagira ngo mbabwire ko ikintu cyose kikubangamiye kugira ngo ugikire nuko wakizwa, nuko wagira gute wakizwa. Niba hari ijambo abayuda batashakaga kumva, ni ijambo mwihane. Mbibutse ko ni n'ijambo ritaryoheye abantu badakijijwe. N'abigisha benshi babwiye abantu ngo mwihane, ntabwo bakomewe amashi, ntabwo bababwiye ngo muzagaruke. Ibihe biragenda ntibigaruka, nta muntu wemereye guhagarika igihe, ariko iyo ugize ubwenge ujana n'igihe. Abandi ibihe bigenda bibahitaho, bibasiga bareba banga gukizwa, ukibaza igihe bazakirizwa. Iyo tubwiye abantu ngo bakizwe, bumva iryo jambo ritagezweho. Kandi Yesu yemeye kudutwarana n'imitwaro yacu. Arakubwira ati cara aha, imitwaro yawe uyizane nyishire muri butu. Agakiza gafite butu. Umuntu yahagaze ngo agutware wikoreye, akwakira umutwaro akawushira hehe? Mushimire Yesu watwakiranye n'imitwaro yacu. Mushimire Yesu watwakiranye n'imitwaro yacu. Akwakirana n'ubukene bwawe akabushira muri buta akavuga ati komeza twagiye. Akwakirana n'ubupfakazi bwawe akabushira muri buta ati komeza. Ujye uririmba usumbye abafite abagabo kunezerwa. Haleluya. Abari maso mwikirize. Haleluya. Murambure Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya gice cya 8 turasoma umurongo waho 1:20. Ni dusozaho turongera dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Gice cya 5 turasoma umurongo wa 6. Dutaruke dusome ni wa 14 ni wa 15. Niyo mirongo turifashisha tukumva icyo Imana ivuganye natwe muri iki gitondo. Imana iduhana umugisha. Yeremiya gice cya 8 ku murongo wa 20 haranditswe ngo isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Nsubiremo, isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Imana iduhe gukizwa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana gice cya 5 ku murongo wa 6 haravuze ngo Yesu amubonye aryamye amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Murabona ko hari akabazo, reka ibenye isubiremo. Iravuze ngo aramubaza ati mbese urashaka gukira. Dusome ku murongo wa 14 haravuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishano riruta irya mbere. 15 uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mu bumbe Bibiliya nta handi turasoma, niho twateguye kandi twateguye twasenze. Umwuka w'Imana yatwemeje ko ariho turi buvuge uyu munsi. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Keretse kwibwira abashitsi n'abasangwa bageza havuba, ariko twebwe hano i Remera ni nko mu rugo twaraharerewe, ariko turashimira Imana ko n'uyu munsi Imana iduhaye uburyo bwo kongera kuhagaruka. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo wo muri Paruwase ubu ni ya Nyabihu, ikorera mu Ijenda, ariko nje n'umuryango wanje dutuye Musanze. Nishimiye kubana namwe. Yesu aduhana umugisha. Ndifuza ko tubikora neza mu gihe cyagenwe, kandi message y'Imana umuntu wese akamenya icyo Imana ivuganye nawe mu ijambo ryayo. Amen. Hari ibintu ntari bukunde kugenda nkoresha, ariko mureke mbibasabe nonaha hakiri kare. Ubu Covid yaragiye kandi ntitwifuza ko yazagaruka. Umuntu wese mwicaranye
mundamukirize mu mvugo ya Kinyarwanda, kandi ukomeze umuhe ikiganza, ukomeze ukimuhe uburetse kumwishikuza, kandi unyumvire rwose. Mariya yabwiye abantu b'Ikana arababwira ngo icyo ababwira mugire gute mugikore. Hari ukuntu rero umuntu yifata mu materaniro ibintu byose akabisuzugura, ariko ibintu by'Imana tukwiriye kubisuzugura. Wakimuhaye ikiganza mubaze ngo mbese urashaka gukira, kandi uburetse kumurekura, buretse kukirekura icyo kiganza mubaze ngo mbese urashaka gukira. Asubije ngo iki? Asubije ngo iki? Aravuze ngo arabishaka gukira. Ongera umubwire utikizwa. Rekeraho, murakoze cyane, nico nashakaga ko mumfasha. Kandi twiyegereje na bene data inshuti z'umusaraba bari online, namwe turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turifuza ko mubana natwe. Ndifuza ko amagambo yose ngiye kuvuga mpagaze aha nta na rimwe ndi buvuge ku nyungu zanje bwite. Inyungu ya mbere ndabivuga ku nyungu za Kristo. Niwe washoye igishoro cyo muri iri soko turimo. Uwashoye igishoro niwe ugomba kunguka mbere. Amen. Icya kabiri ndaza kubivugira ku nyungu zacu rusange. Nitwe tugomba gusaranganya inyungu z'umusaraba. Inyungu zose zikomoka mu rubavu rwa Kristo, twebwe abakijijwe tugomba gusaranganya inyungu. Twongere tuvuge ngo amen. Ntabwo ibintu byose ndi buvuge ndaje ndatera za haleluya, kuko nubundi haleluya nyinshi nazo ntacyo ziba zimaze, ariko nshobora kuvuga ijambo hano ndi hano kumva urafashijwe wemerewe kwikiriza amen ntateye haleluya. Ndabizi neza amateraniro yose n'ibiterane, tubaye mu biterane inshuro nyinshi n'amateraniro, iyi teraniro ryatinze gutaha idosiye bayishira ku mwigisha. Ubu iminota batangiye kuyibara, ariko kandi nanjye sindi hano ngo nicigihe, ndashaka kubabwira ikintu Imana yasize ku mutima ngo mbabwire. Kandi cyambere nakivuze, amagambo yose ndi buvuge apfunyitswe muri iryo jambo rivuga ngo niba ushaka gukira gira gute kizwa. Iyo tuvuze ijambo gukira, abantu benshi bahita bihutira gutekereza ku butunzi. Hari n'abashaka gukira indwara, hari n'abashaka gukira indwara akaba ashaka gukira, hari abashaka gukira ubukene, hari n'abashaka gukira intambara, kavuga ati mbayeho ntagira amahoro, ariko ndifuza amahoro, intambara uzayidukize Mana. Hari ibintu byinshi abantu batandukanye bashaka kugira gute gukira, ariko ndagira ngo mbabwire ko ikintu cyose kikubangamiye kugira ngo ugikire nuko wakizwa. Nuko wagira gute wakizwa. Iyo tuvuze iri jambo gukizwa, abantu benshi ntago bakirivugaho cyane, ariko ndagira ngo mbabwire abantu benshi baje mu rusengero twaje tuje gukizwa abenshi, ariko tugenda tubona abantu bagenda bava mu nota ukabona gukizwa ntibikigezweho, ukabona abantu ntibashaka gukizwa, ukabona umuntu amaze imyaka 5 mu rusengero adakijijwe, ukabona umuntu amaze imyaka 10 mu rusengero adakijijwe, ukabona umuntu asaziyemo atagize gute adakijijwe. Hari ibintu byitwa twita ibimenyetso, ibimenyetso byo kuba aho hantu hari ikintu. Ibimenyetso, iyo ahantu hari inka haba hari amase. Twabaye ahantu dutuye hafi na za Gishwati, twaturanye n'abantu bafite inka nyinshi. Ugeze ahantu hari amase nubwo inka utazihabona, uravuga uti hano ni ikibuga cy'inka, uyu muntu ni umutunzi. Iyo ubonye abantu mu rusengero, hari umuntu umwe yagiye kwigisha inyigisho z'umwuka wera, arigisha akajya avuga umwuka wera, awusomye mu nyugute akavuga no mu magambo, mu kanya umuntu umwe abarisimbije agira cya wamwigisha barabwiye abantu ati bya bintu narindi kuvuga ngibiriye, abahatunza agatoki kuri wa muntu uri kuzuzwa ati byo nababwiraga mu magambo nibiriye, ariko ntabwo yaratunze umwuka wera, arabonye umuntu ufite ibiki ibimenyetso by'umwuka wera, aravuga ati byo navugaga nibiriya. Rero iri jambo gukizwa ndagira ngo mbibutse ko buri muntu wese agomba gukizwa, agomba gukizwa. Niyo mpamvu umuntu agomba gukizwa. Ndi gutegura iri jambo mwuka wera ararimpaye, yambwiye indirimbo ya 400 ku gitero cya 4, indirimbo ya 400. Ntabwo tugiye kuririmba indirimbo ya 400 muri izi ndirimbo zo gushimisha Imana, kuko murabizi zagakiza nta harimo ya 400. Indirimbo ya 400 ku gitero cya 4 iravuga ngo udakijijwe wese ntabwo azatahayo,
kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Iyo bavuze ijambo wese, we udakijijwe, ubwo ni ukuvuga ngo urimo na ntuza arimo nanjye ndimo. Udakijijwe, uwo yaba ari we, aho yaba akora, ayo yaba ahembwa, ayo yaba yarize, umwanya yaba afite, akaba adakijijwe, ntazatahayo kuko azahezwa hanze hamwe. Ntago ibi byanditswe, izi ndirimbo zifitanye isano n'ibyanditswe byera. Ni ibintu bitaremerwa inama ngo bihinduke, ngo bigire gute? Ni ibintu bitaremerwa inama ngo bihinduke. Ni ibintu abantu batahindura uko bishakiye. Ni ibintu bitahindurwa naho igihe kigeze. Ukuri baravuze ngo wagutwika ukagushyira mu muriro, ariko ntikwagira gute? Murakoze cyane. Nimusoma iki gice cya 8 muri Yeremiya. Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bakuru bahanuriye ubwoko bw'Imana abayuda. Yabahanuriye we mu bihe bibiri. Yabahanuriye bari Kanani, bari muri Yerusalemu, bari mu gihugu cy'amasezerano. Arongera abahanurira bari i Babuloni. Bisobanura ngo ibihe byose arabizi. Ibihe byose agize gute? Arabizi. Yeremiya yahanuye yakiye mikoro umuhanuzi witwa Yesaya. Yesaya niwe watangiye abwira abayuda ngo mwihane. Mugire gute? Niba hari ijambo abayuda batashakaga kumva, ni ijambo mwihane. Mbibutse ko ni n'ijambo ritaryoheye abantu badakijijwe. N'abigisha benshi babwiye abantu ngo mwihane, ntabwo bakomewe amashi, ntabwo bababwiye ngo muzagaruke. Abantu babwiye abantu ngo mwihane, ariko kandi bazahabwa icyubahiro ubukube kabiri nibagera mu ijuru. Abantu babwiye abantu ngo mugire gute? Ndagira ngo mbabwire ko ubutumwa bwose bwiza bushingiye ku ijambo gira gute? Ihane. Ihane. Bibiliya yerekana ko Yesaya yarababwiye ngo mwihane, abahanurira n'ibizavamo nibatihana, ababwira n'ibyago bazahura nabyo. Ngo kuri finali baramwica, bamukera mu rukero yishe, bamwica ku manwa, bamwica atarwaye, kubera kubabwira ngo mwihane. Bagira ngo baragikemuye, bagira ngo baragikemuye. Reka mbabwire, buriya ushobora kwica intumwa ariko ntiwakwica ubutumwa. Ubutumwa buruta intumwa. Ubutumwa buruta, kandi niba hari ikintu gituma ubutumwa buremera bukomera, ni iyi ntumwa ipfuye. Iyo ntumwa ipfuye ubutumwa buba bubonye isoko, kuko no ku kiriyo cyayo barabuvuga, bakavuga ngo uyu yazize kuvuga ubutumwa. Abantu bagatangira bagatekereza kuki? Ku butumwa. N'urupfu rwa Sitefano ngo rwazanye ububyutse, abantu barushaho gukizwa, kandi icyo yari yazize bwari ubutumwa. Imana ntihabwe icyubahiro. Bamaze kwica Yesaya bagira ngo bacecekesheje ubutumwa. Yeremiya we none hafashe mikoro aravuga ati ntacyo nkiramira, ndabuvuze karabaye. Imana yari muhamagaje imbaraga zikomeye mu gice cya mbere. Yari yamubwiye ngo nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushiriyeho kuba umuhanuzi w'iki? W'amahanga. Imana imubwira ibintu bikomeye imuzaniye, iramubwira ngo nukugira ibyo usenya, n'ibyo urimbura, n'ibyo wubika, ariko n'ibyo utera, n'ibyo wubaka. Arabikora. Yeremiya yatangiye mu gice cya mbere, sinshaka kujiyo hirya, ariko kuri iki gice cya 8 nahasomye ijambo rivuga ngo Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Babica he? Kimwe mu bintu Imana yeretse Yeremiya gikomeye, yahise imwereka isaha, iramubwira ngo ibihe birahita vuba kandi ntabwo bigaruka. Vuza induru, rangurura, ubwira abantu bakizwe. Abantu bagire gute? Imana ihita imuha sinyari, iramubwira ngo dore isarura rirarangiye, iki rirashize, kandi abantu badakijijwe. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo igihe cy'isarura nigishira, abakozi bazagira gute? Abakozi bazagira gute? Kandi umwami wabo azagira gute? Ababwira ati mwakoze neza. Haleluya. Ndagira ngo nihute, ibihe biragenda ntibigaruka. Nta muntu wemereye guhagarika igihe, ariko iyo ugize ubwenge ujana n'igihe. Abandi ibihe bigenda bibahitaho,
bibasiga bareba banga gukizwa, ukibaza igihe bazakirizwa. Iyo tubwiye abantu ngo bakizwe, bumva iryo jambo ritagezweho. Ubu hari amagambo abagezweho, hari amagambo y'amastari, hari amagambo y'abantu badukana, kumva buri wese ari kuyavuga, ariko iri jambo gukizwa rizigera ritagaciro. Ndashimira Imana ko nakijijwe. Abantu batuzaniye ubutumwa mu Rwanda, hano mu itoro ryacu rya DPR, baturutse mu burengerazuba. Itsinda rya mbere ryinjiriye i Rusizi Gihundwe, irya kabiri ryinjirira i Gisenyi. Bisobanura ngo ubutumwa bwaje mu Rwanda buvuye hehe? Muri iki gice cya Kongo. Abakongomani badutanze gukizwa mbere. Uretse ibi biza byabaziye by'intambara, ariko abantu bazi Kongo kera hatarabamo intambara, abantu gukizwa nibyo byabaga imbere. Abantu bari bakijijwe. Hariya za Gisenyi narahabaye, iyo wakiraga umukongomani, yaba ari umukiriye uje kukugurira mu iduka, yaba umwakiriye mu birori byawe mu rugo, cyangwa ari urayobora ibirori, bakamubwira ngo ibwira aba bantu, yakoraga ibintu bibiri. Murahari mbibabwire. Yarazaga agahagarara, gatera mwaramutse, abari, akavuga izina rye. Ikindi yongeragaho yaravuga ngo mina okoka. Mina okoka, ndakijijwe. Mbere yuko akubwira ko hari umucuruzi, amanza kuvuga ko agize gute. Mbere yuko akubwira ko hari dogiteri, amanza kuvuga ko agize gute. Mbere yuko akubwira ko yubatse, afite umugore, abanza kuvuga ko agize gute. Nta yindi titre ibaho iremereye iruta ndakijijwe. Iruta ndakije muri presence. Kwibwira abantu, ntugire ngo hari ikindi uzavuga urico ngo dutitire cyangwa ngo twemere, nuko uzavuga ko ugize gute. Ibyo kutubwira ngo hagarariye inganda, nguri siyo, nguri wapi, tubwire ko ugize gute. Vuga ko ukijijwe. Ibyo kwiri gutubwira ngo uruganda ngo n'urwawe, ngo abakozi nguri boss, tangira uvuga ko ukijijwe. Ibindi byose bizaza bikurikiye kugukizwa kwawe. Ibyo kutubwira ngo ni wewe ngo uyoboye ngo abantu, tubwire ko ukijijwe. Ibindi tuzabimenya ryari nyuma. Mina okoka. Twagiye tubana dusengana n'abakobwa, akaba amaze imyaka 40 atarashingirwa, ariko akanezezwa nuko agize gute, akijijwe. Avuga ati nubwo ntarabona uwo tubana, ariko ndangize gute. Agasoza avuga ati nimubura mwese nzabana na Yesu. Ariko umuntu ukijijwe ntagira stress. Umuntu ukijijwe nta kintu ntabwo apfa kurwara indwara zo mu bitekerezo. Ibimuremereye abiha Yesu. Kandi Yesu yemeye kudutwarana n'imitwaro yacu. Arakubwira ati caraha, imitwaro yawe uyizane nyishire muri butu. Agakiza gafite butu. Adutwarana n'imizigo yacu. Kandi ntiwagenda mu modoka wikoreye. Umuntu yahagaze ngo agutware wikoreye, akwakira umutwaro akawushira hehe? Mushimire Yesu watwakiranye n'imitwaro yacu. Mushimire Yesu watwakiranye n'imitwaro yacu. Akwakirana n'ubukene bwawe akabushira muri buta, akavuga ati komeza twagiye. Akwakirana n'ubupfakazi bwawe akabushira muri buta, ati komeza ujye uririmba usumbye abafite abagabo kunezerwa. Nawe wafata mikrofone uti yadutuye imitwaro. Hariko izo ngizo ko mutakiziririmba ni za kera. Ubu haje zahambana ati umugani wa mukecuru wacu harabaje kudusura, barayitera. Umuhungu ati wahambana, ati wahambana. Umukecuru abayongore umwuzukuru ati igihe nabane na Sinati akaba yarapfuye mutarambwiye. Umwuzukuru ati Sinati wahe? Ati Sinati twabanye turi abakobwa, turashingirwa dutura hamwe, none bagiye kumuhamba ndahari. Umukecuru ati kakuru kuvuga ngo ati urukumva barabari ibyo batera kuvuga ngo bagiye ngo barahamba Sinati. Umwuzukuru ati oya bari kuvuga ngo barahamba Nati. Ati Nati wese? Ati nindirimbo. Umukecuru ati narengize ngo nibyo bari kuvuga. Rero hari amakorasi twateraga yagiraga igisobanuro ku buryo warivugaga ukumva abantu bagize gute, harabyekirije. Ubundi nari ya makorasi yacu ubu murabibona ko na leta yagaruye umuco, bagaruye basize itorero ry'umuco, baravuga bati muzana imbyino za kera, mwongere mu byine bya Kinyarwanda, mwongere mugire gute. Ariko ibintu byacu bya mbere abantu bagenda babihigika, ariko abantu babaye mu materaniro barabizi. Iyo bahaga korari ngo iririmbe mu gitondo, nta by'amateraniro 2 na 3 byabagaho, kavuga bati korari niririmbe. Iyi yarahagurukaga igahagurukana ikorasi, batangiraga gutera ikorasi bakiri mu ntebe, bakaza imbere bakitera. Ya nta za mikrofone zari ziriho, ariko abantu babaga bamaranye iminsi n'Imana.
yahaguruka agatera ikorasi akavuga ngo barago w'abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Noneho ukabona abanyabyaha bararebanye ukumva barabwiranye ngo wabyumvishe wana undi atebeho reba barasenze ibyo barimo. Ubwo bakaba bakubise indirimbo yabo indi yahaguruka iyi ngiyi nayo yahaguruka ukumva iravuze ngo mureke tubaburire tubasige twigendere. Ukumva umunyabyaha abwiye undi ati ko bagiye kare wana bagiye. Iyi ngiyi yahaguruka igahaguruka niko aravuga ngo abagenda bayemba nibo baduteje akaga. Noneho ku buryo umunyabyaha bamuhererekanyaga nk'umupira umwigisha akaja guhaguruka umunyabyaha yazanye itutu ku mazuru avuga ati turahavara. Pese umwigisha agahaguruka atindijwe no kumubwira ngo ngwinde imbere tugusengere. Uko niko amateraniro yabaga ameze. Intego yabaga ari imwe ari ukubwira abantu ngo bagire gute bakizwe. Ariko ubu usanga intego y'umwigisha atari yo y'umuririmbyi. Ugasanga intego y'umuririmbyi siyo y'uwayoboye kavuga uti zibo turahuriza hehe. Intego igomba kuba imwe. Ese mwavuga amena niba turi kumwe simbere uko turi injutira. Icyo nshaka kubabwira iri jambo gukizwa rigomba kugaruka mu matwi y'abantu. Abantu bagomba kubyumva amasenge. Abantu bagomba gukizwa kuko niba hari kirize isi ifite n'abantu badakijijwe. Kimwe mu bibazo biteye mu madini naba yarimo batagize gute no mu mareta nabarimo badakijijwe. Kuko umuntu yakijijwe akora ibintu birimo n'inyungu za leta. Umuntu yakijijwe iyo afite ibijyagaburira abashonje wagaburira umuntu ushonje leta ikavuga ngo waduhe muki yambika bambaye asura baki nese ibyo wabikora bakavuga ngo ko wahemutse. Abantu bakijijwe umuntu ukijijwe kumuyobora ntavunanye umuntu ukijijwe. Ariko isarura rirashize iki rirarangiye tutagize gute. Hari umuntu umwe yari afite bashiki be babiri na madamu we bari bakijijwe. Abo bakobwa bakabwira musaza wabo wakizwa gose musaza wacu aravuga ati mwe muzagende nanjye nzababera umurushitsi. Madamu akamubwira ati rwose wakizwa ko nanjye nakijijwe. Aravuga ati ibintu byose abadamu ni hururu ati buzi nakizwa nkajya nkwiki. Bakamubwira ngo akizwe akanga bakamubwira ngo akizwe akanga. Umunsi umwe rero afatwa n'indwara yararwaye ni amara. Aramurembya cyane aramurya cyane batangira kumujyana ku kigo. Bari abantu bafite agafaranga imodoka ziramwihutana ku kigo nderabuzima bati mujyane ku bitaro by'akarere hopitali. Ageze kuri hopitali bati twebwe ibyuma birano ntabiri kureba neza mu mwihutane CHK baramwihutana. Iki gihugu kirimo ibitaro byinshi kandi bikomeye. Bamugejejeyo mu gihe bataramukorera operation bakajya abaganga bavuga bati dukurikire bati n'umwuka utangiye kuba muke. Ibibazo bitangiye kuba bakivuga umwuka utangiye kuba muke. Bakoreshaga ururimi rw'igifaransa abadokiteri yarakizi bakajya bavugana. Arangije ahamagara mushiki we ati rero kurikije ibintu abaganga bari kuvuga ngewe ururimi ndaruzi bari kuvuga ko no kongera kumva imiti ari ubwende ku mwuka nsigaranye ari muke. Ati mpamagarira pasiteri aze nihane. Abaganga bavuze ku mwuka bwira pasiteri aze ngire gute. Mushiki we arasohoka ahamagara pasiteri. Hari umushumba wehe umushumba ati ndi mu nama sohoka igira. Umushumba ati habaye iki ariko umushumba sohoka ndo mu gihande abarakimubwiye ati sohoka ndi umukristo wawe ati yego. Ati uri he none ngo dusange hano ku bitaro kuri hopitali ko musaza wanjye hasigaranye umwuka muke ngwino yihane. Ati kansabe noneho umuyobozi nayindi mu nama nsabaga abasabye gahusa. Ati hute ati wafata moto wafata tagisi vatiri ihute turayishura. Ibintu byakomerera amafaranga ndaca bamaze. Ati tagisi vatiri ati se ndayibona ati katuyohereze. Babahamagaye umushoferi bari baziranye. Umushoferi arihuta aje kumufata ahantu yari ari mu nama. Iyi modoka iramutwara iraza yihuta ikigera mu bitaro muri hopitali. Umushoferi agishira neza muri parking ngo umushumba avemo. Umushumba bavuyemo. Ati muri he none kongeze hano mu bitaro. Ati kate nkurebe. Umwana asohoka ngo aje kureba umupasiteri ngo azi uwo muntu yihane ngo akizwe. Undi asigara ku mugwayi ako kanya umwuka uburagiye.
muganga asigara babwira ati mushire ipamba mu mazuru, mushaka ipamba mushire mu mujyane muri morugo. Mugihe bagisesekamo ipamba umushumba barahasesekaye n'igitabo cy'indirimbo na Bibiliya n'agatabo k'umugenzi. Hari kubaza ati hari hehe, ati muri kangahe. Mu kwinjira sunitse urugi ati nuhe, bate uratenza arapfa. None ndashaka kubabaza ko mugira ukuri, ni umushumba watinze cyangwa ni umugwayi watinze gukizwa? Ubwo hatinze nde mu by'ukuri? Ariko mukoresha ukuri tugiye kuva. Uwatinze ni uwuhe? Uwatinze ni uwuhe? Ni pasiteri watinze umuntu arapfa? Atarafatwa si yabagaye agifatwa se? Ntabwo ndirirwa nkubwira ngo mbwirira mugenzi wawe kuko nawe ari kunyumva. Ndashaka kukubaza wowe wicaye uzakizwa ryari? Uri kubona igihe cyawe cyo gukizwa ari ryari?